ndibaza ni gute nshimisha umuntu akambwira ngo ndimo yari kwavuga yabanje kuradusha nyine of course nyine nje yarabimbwiye ngo mviri gutangira ibintu mbona umva ndumure bumbwire ngo urumuhanga man turagukunda nibyo bintu nayo niteze numva umurambye ngo mwana nguri imbwa ngiki jya mu mazi murogana mukarira ubuguru uwo murarira murashwana natwawe ntarerimbuye ari arenda hari kamure muri net wabone hari indoro y'umuntu ufite nyine amaso akunda uri mu rukundo hari n'indoro y'umuntu uri gushaka kwishakamo urukundo ni ibintu bitandukanye muri sinema barabikwigisha ngiye rero najya ndeba umuntu ukabona ko nyine ebana ngiye guseka cyangwa byanze nyine tu rero kubona bigusekeje mu ngiye sene zanjye zazamara amasaha menshi ndi guseka none se nta mukobwa tuvuga urugero nkanye ushobora gusanga umuntu amfana ariko akanamfugira nyine muri movie tunje ni ibintu bafite fact tu usanga umukobwa arambye ati ndagukunda kubera ukuntu ukina ndabikunda ariko nakina video irimo umukobwa ndatuvuge turi kwakatinga ngiye nawe turakundana cyangwa namuterese ibintu ngibyo iyo nakinnye ibintu ndi kirara cyo mu rwego rwo hejuru nibwo abantu nyine banyumva nibwo banyurwa no nyine kumva ngo patino n'uyu nguye nibwo uryoherwa noneho ngiyewe nanjye mbikinnye mba numva ko nicyo cyacu ngiye gukina abantu bakunda kuri ngewe bari bunanyumve kushko nakina wenda ndi padiri nimba ari ikintu cyambere kigora no kubasetsa umuntu gusetsa umuntu nicyo kintu cyambere kigora so nshobora no kugusetsa wowe ugasanga mwice muri nk'abantu batanu ngakora ikintu kikagusetsa wowe wenyine cyangwa gikora ugasanga nta numwe gisekeje muri mwese cyangwa mwese kikabasetsa no kugira ngo mve ku rwego rwo kubona akora ikintu muri abantu batanu ngo kigusetse wenyine kibasetse mwese ni umwanya mba nafashe ngatekereza iki kintu ngikoze byaba kubura nubwo ushobora kuvuga ngo nyine mukina ibintu ubugoryi iki n'iki kugira ngo uzakarebe ubugoryi nicyo kintu cyambere kivuna. Uyu munsi mu kiganiro ubumenyamuntu twabazaniye umunyarwenya umaze kubigira umwuga uzwi cyane muri filimi z'urwenya bita Patino. Mu kiganiro tugiye kugirana nawe aratubwira ukuri kwihishe mu gusetsa abantu. Tubahaye ikaze. Pati bimeze gute se umusaza? Shani fresh na amahoro turashimira Imana rwose n'abantu benshi. Birimo kugenda muri comedy. Ya mu rwenya biragenda urebye nyine akazi tukarimo gahoro gahoro. Dutegereje byinshi muri kano kazi dukora. Ibyinshi sibwo ni nk'ibihe Pati? Urumva tujya tubona bamwe mu bakora akazi kabo tuvuge bafite impano runaka dore ku baririmbyi abakinnyi ba filime even natwe turimo kugasanga n'akazi bakora bya buri munsi nyine birabatunze so twebwe turabikora natwe biradutunze ariko hari level runaka tuba tubona nyine tutarageraho dasuye nyine kenshi ubona hari abantu bamwe na bamwe batangira muri sinema cyangwa kandi kazi runaka ugasanga babivuyemo kubera ko nyine nta kintu barakuramo so niyo mpamvu nayo mba mvuze ati nyine tudutegerejemo byinshi. Okay, uyu munsi ntabwo tugendereye kuza kuganira kuri profile yawe cyangwa se background yawe by'umwihariko ariko twemereye mu ncamake rwose yoroshye ishoboka utubwire gato ku rugendo rwe rwa comedy. Ntekereza ko hari amananiza ahuye nayo bishoboka ko n'uyu munsi abajyari kuko abari akazi kagira ibyiza n'ibibi nubwo n'umusaruro uhari. Udubwire mu ncamake se ikintu cyakugoye cyane muri uru rugendo rwe kugira ngo ubashe kugira ubwo witwa Patino nyine abantu bavuga umuntu avuga bakamumenya ni ibihe? So ntago wavuga ngo wenda ni ibintu bike kuko bura ari byinshi. So kuvuga ngo kugira ngo umuntu agere ahantu ageze agenda ahura n'inzitizi nyinshi cyane. Buriya ngiye njya gutangira career ya comedy nta nubwo already nayitangiye mvuga ngo mbigira akazi. Pina bitangiye mvuga ngo uko ndi umunyeshuri muri kaminuza nshobora kuzarangiza nkicara kuko urumva njye nasoje amashuri njya muri kaminuza maze imyaka 4 nicaye nta kazi ngira kandi atruvuga ngo ni bwabone bw'iki mpaguruka nkashakisha n'iki gasanga ko waravukiye muri famille ndafite akantu runaka wifashije muri za mvugo z'ubu so gasanga nta kintu wenda runaka kinini yagufasha ahubwo ikavuga ati kuba byonyine twaragufashije ukaba warize uri umuntu w'umusore of course none nanjye mukuru mu rugo ufite barumuna be nawe ukwiriye kugira ikindi kintu ukora nk'umuntu w'umusore. So rero nayo ndavuga reka wa mugani washaka ikintu runaka mba ndi gukora mu gihe nazaba narasoje kaminuza ugasanga kuko rana ikintu twavuga ngo ni kimenyane nta hantu kidakora kimenyane gikora ahantu hose so ariko ndavuga ati reka mbikore even nihagira umuntu ukunda ibintu nakoze sho kuzamwaka akazi bikoro so bitangira gutyo
mbere nabikoraga nyine nk'ibisanzwe by'abanyeshuri byo muri quartier bisanzwe byo gutera story umuntu akambwira ati ibintu byanakora ariko nkumva ari ibintu nyine udapfa kubwira umuntu uri mu myaka y'abadolescent nyine ntabwo mubwire ngo ibi se ni ibiki no kubikora nyine ashimisha abajama be kubikora ashimisha famille ni ibintu ngibyo kubwira umuntu ngo gutera story byagutunga ntabwo babyumva even n'ubu ngubu hari n'umuntu mbwira ngo bino bintu ni byo nkora nk'akazi akaba atabyumva ariko demo ahora kubona kenshi nyine avuga ati iki kintu ntabwo wagikora rimwe kabiri gatatu kane gatanu yes imbogamizi za mbere of course no kubanza kwemeza abantu ko ibyo bintu bishoboye icyo kintu cya mbere abantu bose duhura nacyo nyine mu kazi kose usanzwe ukora kumvisha uwo muntu ko icyo kintu gishoboye nicyo kintu cya mbere kigora noneho burengeye kubera ko ndi umuntu udapfa gucika intege nyine gutyo byoroshye even iyo nahera Nyamirambo nkageza Kimironko umuntu ambwira ngo ibyo bintu ntago ari ibyawe ntago bishoboye mu gihe ngiye numva ko nkibishoboye nyine ndakomeza ngo pushing paka nyine kuko mbonye ko icyo kintu nzoyemeza abantu ninkora nkabona biranze of course nzarekera kuko nyine bitari ibyawe nawe ubibona so iyo niyo mbogamizi ya mbere nahuye nayo byonyine no kumva ahantu dutuye ukora nyine umuntu akavuga ati ni gutwara biriya bintu by'ububwana no mu rwenya akenshi abantu dukora comedy ntago ari nk'umuziki umuntu avuga ngo man ufite ijwi ryiza uririmba neza iki nyine muri comedy ukora akazi kawe akavuga ati ukora fasha atakubwe ati man urimbwa wa kintu ubwo tuvuga ati wow ndimbwa man ka kazi rero ni fresh ubwo nakaje kuko buriya muri comedy umuntu akubwiye ngo uri gicucu ngo urimbwa ngiki nibwo wumva ko bya bintu uri gukora nyine bishimisha umuntu ntago ngiye ndiyo nyine ntibyaravuga gutyo hari n'umuntu njambwira ati kuba nkora ububwa ntago ndiyo ahubwo nyine ubwo bubwana uko ari akazi kuki se binasetsa abantu nyine babyo of course ntago icyo cyo ni ikibazo wabaza abantu ni nko kuvuga ngo wenda ngo umuntu ucuruza amasanduku se abavuga ngo mana wamfashije abantu bagapfa ntago ababyifuza ariko iyo umuntu apfuye nibwo arya nubwo buryo nyine si turi imbwa ariko nyine dukora ububwa turi na proud y'ubwo bubwa kuko nta kazi ko ari n'ububwa ahubwo ni ikintu gikomeye ntago kugira ngo ubashe gusetsa abantu biragoye ni ikintu gikomeye ahubwo se utekereza ko uramutse ubigezeho ku buryo nta muntu utabasha gusetsa ntekereza ko waza nko mu bakire bakomeye ndetse no ku rwego bishobora no kujya no ku rwego rw'isi cyane kabisa ntago ari uvuga ngo twebwe ubundi urwenya nyine nko kubyumva mu kinyarwanda ni urwenya ariko sinzi hano amaterimi bayakora ntago wenda mba ndi umuhanga mu kujya gucukumbura ngo tuvuge ngo urwenya no kuba umuntu yakwita imbwa bitandukaniye si yambwa y'igitutsi nyine kumwe umuntu akora akakobwa ati ako nyine bitandukaniye ubwo rero ngiye ntago mba nagiye muri analize nyinshi cyane kuko ubwo umuntu yabimbwiye nibwo mvuga ati wow nshobora gusanga nako mbere najyaga bimbabaza nyine ntangira nabyo buri mu mbogamizi kuko ndumva ngeze no guhura n'abantu barambwira ati man uradushimisha uri igicucu uri imbwa ndibaza ni gute nshimisha umuntu akambwira ngo ndimba yari kwavuga yabaje kuradushimisha nyine of course nyine ngiye yarabimbwiye ubwo mviri gutangira ibintu mbona umva ndi umuntu bumbwire ngo uri umuhanga man turagukunda nibyo bintu nayo niteze numva umuntu arambwira ngo man uri imbwa ngiki ibyo byose yambwiye mpita numva nyine byo ni zero numva icyo kintu cyonyine ako nyine ndumva se ngenda biganirizaho umuntu umunyarwenya mugenzi wanjye arambwira ati bura rero urakaza neza mu ruhando rw'urwenya ni kuriya nyine ahubwo nimba ugize imana ukabibibwiwe n'umuntu umwe ntacyafite akazi uracyafite byinshi byo gukora noneho uyu munsi urimbwa hari igihe uzabura ubwa none so rero nimbwiye nyine mpita numva ko ariyo monde nyine tuzi ntabitindaho tugarutse kuri icyo kibazo cy'imbogamizi rero wambwiye nyine ni icyo kintu cya mbere kenshi nagiye mpura nacyo ikindi cyo kinagorana n'ubu ngo umuntu wese gishobora no kumuca intege nubwo ushobora gutangira ikintu wenda umuturanyi inshuti zawe abavandimwe ugasanga nyine nabo mwigana barimo baragenda bakubwira ati bino bintu rwose bivemo urabizi nyine akazi kose ugiye gutangira ntabwo ubura abantu nk'abo ngabo bireke ibi ni ibiki urimo hari n'abakubwira ngo ntabwo mu by'ukuri bishoboye hari n'ababikubwira njye cyane kabisa cyane ariko kubera ko njyewe nyine iyo mba numva ko ikintu nakizanyemo kandi numva ko iki kintu nagishobora nimba numva nagishobora kuki umuntu ari kumbwira ngo sinagishobora si wenda ntago ndi bugukorere kugira ngo nyine nkwereke ko ngishoboye ariko wenda nzakora kugeza ubwo ubonye ko nshoboye sibyiye ko n'abantu akenshi baduceka imata ariko wenda baba batabibona hari uko uba udashoboye byo nyine kuri we ariko hari n'ukuntu kamere y'umuntu ukuntu umuntu ateye akavuga ngo ntago ushoboye ariko byo kurenza bizi ko nyine ibintu natwe nyine niko tuduteye nyine ubizi ko umuntu yabikubwira cyangwa akabwira wa muntu ntago mukunda nyine kubera ibintu akora
ukaba utamukundira ko atabikora wenda ariko udakunda ahubwo nyine ahantu ibintu uburyo abikoramo neza kumva kuki biraye nakora njye ntabishobora ariko no kumugira ishyari cyangwa kumuca kugira ngo abivemo umwaka amahirwe yaragiye kugira. Yes so ikintu cya mbere rero gice kemaka abantu kenshi no gukora ugasanga noneho bantu babo hafi duhere nko ku babyeyi bakaguca intege. Cyo kintu cya mbere kibabaza nyine utana kumva kuko nshobora no kuva ahantu abantu bambwiye nabi n'iki ariko nagera mu rugo umubyeyi akaba yambwiye ati umuhungu wanjye komera bizaza niko isi bimere n'iki ariko uzi gusanga abantu hanze baguceka imyogera no mu rugo bakanakubwira ati ahubwo tuzongera no kukubona. Nicyo kintu cya mbere kiryana niyo mbogamizi ya mbere ngiye nahuye nayo ariko ntago njya mbibreminga ababyeyi banjye kuko njye mfite umusaza utabyumva nyine tu ugasanga kuko urumva nari mpagarariye n'urubyiruko mu murenge ntuyemo mu kagari no mu mudugudu urumva nyine hari ikizere bakubona bakavuga ati ntago biriya bintu ukora uhagarariye n'urubyiruko ntago bijyanye. So ndavuga rero wa mugani ntago mbitinda kuko ababyeyi bose bavuga ati wagiye ku ishuri wagiye ukiga uri kwiga engineering hari umwenjeniyeri umeze nkaho ukora biriya bintu ubaho nyine. So ndavuga nubwo buryo nyine ababimbwira nyine nkabyumva kanca kimenye ko nkagira umukecuru we uvuga ati kabisa muhungu wanjye we kora nyine ibintu nimba ari ibyawe bizaza. So navuga wenda ngo muri mbogamiza bari nyinshi ariko iya mbere yanjenye nyine imbangamira byatari wanda uyavuye kuko bamaze kubona ko nta akazi n'ibyo bintu nkora nta kindi kintu nkora uretse kundi umunyeshuri nkora comedy gusa nyine na film muri rusange. Ukiga engineering? Ya niga engineering mu bwubatsi? Ya mu bwubatsi civil engineering mu bwubatsi. Ubona ko imyumvire y'abantu igenda yaguka nk'abana Louis de Finesse bamuklasa mu bantu mu byiciro by'abantu b'abahanga bakomeye ku isi bavuga ko bafite IQ urugero rw'ubwenge rwenda kwegera rwa Einstein ariko akina comedy. Ikindi nkibaza ubona bishoboka ko hari nk'umuntu w'umukomediye ushobora kuba akina comedy wenda akaba yanaba n'umuyobozi nka ministry ku giti cyawe ndibaza wabiba kuko niba ubasha kwiguka bishobora ukanabyumva ukabona akina na comedy nazo ukaba bikagira ku rwego rwiza gashimisha abantu n'ubwenge byabyo birumvikana n'ubwenge ahubwo wenda ngire n'abantu bamwe na bamwenda cyase nabwo ngomba jijure ariko nyine mbibasobanurireho buriya nta n'abantu ba mbere ntago ari bose ariko nta n'abantu ba mbere bakoresha umutwe cyane nk'abanyarwenya nyine baratekereza cyane kuko reka nk'urugero umukinnyi wa filime cyangwa umuhimbyi scriptwriter director ikinyi na director aratekereza ko burandi kuvuga ngo tujye muri monde ya filime wenda urugero filime ubahereza story wowe ushaka tuvuge ni story yenda y'ubuzima ni story y'ibintu runaka ntago umuntu abazi ibintu iyo filime nyine ntago abazi ngo arakurikire iki wategereza nyine kuri ibyo umuhaye. So noneho comedy ufata umwanya munini uri gutekereza icyambere utekereza story iratangira gutya irangire gutya muri iyo story yanjye ni kintu nakira kikaza gusetsa umuntu nimba ari ikintu cyambere kigora no kubasetsa umuntu gusetsa umuntu ni kintu cyambere kigora. So nshobora no kugusetsa wowe ugasanga mwicaye muri nk'abantu batanu ngakora ikintu kikagusetsa wowe wenyine cyangwa gikora ugasanga nta numwe gisekeje muri mwese cyangwa mwese kikabasetsa no kugira ngo mve ku rwego rwo kubona akora ikintu muri abantu batanu ngo kigusetse wenyine kibasetse mwese ni umwanya mba nafashe ngatekereza iki kintu ngikoze byaba kubura nubwo ushobora kuvuga ngo nyine mu kintu ibintu ubugoryi iki n'iki kugira ngo uzakare ubugoryi nicyo kintu cyambere kivuna cyo. Ahubwo ikindi hari igihe nigeze kuganira na Bruce Melody namubwiye nti ushobora guhimba indirimbo mbi bigashoboka buriya yambwiye ko yabishobora ariko ngiye ku giti cyanjye ntago nize muzika ariko ndabizi neza ko atabishobora ntago abishobora ntago agiye guhimba imbi birashoboka ko ari nawe yaba nziza kurusha yewe nizo yaba yarakoze. Uzi icyo bavuga ngo wenda avuze ngo himbye indirimbo mbi icyo yashatse kuvuga ntago yahimba indirimbo mbi ahubwo wenda ashobora kuba yahimba wenda nk'amagambo mabi tuvuga urugero ahubwo ntago imvugo mbi tuvuge nta melody nziza injyana nziza no kuvuga ngo ushobora kuririmba neza ariko ukaririmba ibintu bibi apana ariko waririmbye nabi waririmbye ibintu bibi umuratukana urimo urasebanya urimo uragira gute nibwo uvuga ati iyi ndirimbo yari kuba ari nziza utaririmba no magambo ariko ntago waririmba nawe ushobora. Nibyo gusetsa abantu ni ikintu gikomeye untekereza harimo igice kinini cyo kumenya amarangamutima y'abantu cyane kabisa uvuga ngo biriya nabyo ni nka filime ziri romantique habamo gukina n'amarangamutima y'umuntu sometimes nyine utangiramo n'ubutumwa ushaka gutanga kuko kugeza wenda natwe twamamaza biragoye ko twebwe twamamaza nko kuri radio kumwe bavuga ngo mutugane dukora izi service nize runaka
twebwe no kubishyira mu buryo nyine bw'ubugeni mu buryo buri comic bwa comedy tukabishyira ku buryo nyine turi bwamamaza of course nuko tubikora so rero biriya gusetsa ni ikintu gikomeye cyane gutekereza cyane uratekereza so rero nta even ndumva na president wa Turkiya umunyarwenya perezida wa Turkiya kabisa yari umunyarwenya abivuyemo ejo bundi ajya muri politiki ahubwo n'abantu bagira mu rwenya bakina urwenya arangiza akinjira muri domaine ifite ahantu ihuriye mu ishami ry'uwenda ubwubatsi kwigisha na politiki bari abantu bakunda kugira amahirwe yo kubona abayoboke benshi kubera no mu iyobokamana kubera ko akenshi abantu yumera nka abantu bakora akazi kameze nko kwigisha noneho hakazamo no kubijyanisha mu rwenya cyane kabisa biroroha cyane bivuze ngo mu komedi biroroshye rwose ko yaba umunyapolitiki ukomeye cyane abantu bakwiye no kubimenyera niba se wiga engineering ukayishobora ukaba ufite n'inshingano mu mudugudu harya mu kagari ibintu kuvuga ngo kugeza ubu ngubu ndumuhagararira urubyiruko mu mudugudu urubyiruko ku kagari no mu murenge ndi muri komite nyobozi ya RPF mu rubyiruko kandi abayobozi barabyumva nta n'ikibazo baranagutora ntabwo ari wowe wishyiraho bakakubonera iki bakavuga ati umuntu turamubonamo icyizere iki n'iki ntago rega kuba bimwe nagusobanuraga mbere urwenya bisaba gutekereza cyane kuko ushobora no gufata umuntu ukora akazi nyine uvuga ati uyu muntu kabisa ni cyangwa uzahere ku rugero rw'abantu bazi gusetsa nyine bisanzwe ushobora ngo ukora video nyine mu buryo tubikoramo ugasanga byamucanze atari uko ari umuswa ahubwo uburyo tubikoramo nyine uricara ugategura ugafata ushobora gufata na video nkayitekereza icyumweru cyose kandi ndi no mu ishuri avuga ngo wenda story yanjye zaba yubakiye kuri content runaka wenda tuvuge wenda nka Tour du Rwanda urugero muri Tour du Rwanda haba harimo iki nyine tukabona ko ingingo nyamukuru wenda tuvuga ati aba ari publicity igihugu twerekana igihugu cyacu nyine gifite ibihe byiza umuntu aje gusura yaza hehe ibintu nk'ibyo ngibyo so noneho ibyo binini mara kubyerekana kuko nibuka ko ndi muri monde ya comedy ndaza kubigira comic gute rero nibwo utekereza utuntu wagenda ushyiramo hagati nyine kugira ngo utaze kuva muri kakazi kawe kugira ngo uzakreate ikintu rero bushyirimo aho ngaho ni kakazi no gutekereza rwose na akazi biranumvikana cyane ahubwo ukiri aho ngaho ndashaka ko tuganira cyane rwose ku twerekeza ikiganiro cyacu kuri kubijyanye n'imitekerereze y'umuntu ariko tubihuze na komedi urumva no muri komedi n'amarangamutima ijana ntabwo umuntu yapfa guseka utakoze ku marangamutima sene ntekereza ko mushobora kuba mujya mubishyira mu byiciro ku buryo ushobora kuvuga ati hari ibintu nkina nabikina nkaba mbizi neza rwose ko abantu biri buborohere guseka hakaba n'ibindi utekereza ko ushobora gukina ugakoresha imbaraga zose ntipfe gusetsa abantu ibyo bintu birashoboka kuri wowe niko bimeze so nuvuga ngo hari cyane birashoboka cyane kuko n'abahanzi nk'ibyo tugendeye kuri urwo rugero Melody yaguhaye ni umuririmbyi mwiza njye nkunda Melody ndanamufana akora indirimbo yaba nyine zino za Afrobeat yajya muri R&B bakabikora neza no mu yindi njyana yajya no muri rap akabikora ariko hari ukuntu uvuga ngo yari muri iyi nibwo akora neza sinzi muri ko byumva akavuga ati iyi njyana yakora niho nyine niho mba mbyumva cyane kurushanga sibyo ko umuntu agukunda niyo wamuha ibiki kandi yamenya kumenyera ku buryo kwanekeza ko arantu ugera nko mu ishuri ugiye nko gusubiza abanyeshuri baseka sawa gusohereye no ku bayobozi b'ikigo nyine bisaba ko uba uri umuntu uri karume kugira ngo nyine bagutandukanye batamenyera ko buri gihe ari uko nguko hari n'abo njye mbibwira nyine gutya akumva ibintu byawe byose wari urwenya urana hari urwenya mfite ahangaha kuko urugero nigeze urana cyane cyane wenda nk'iyo bigize nko kuganiriza abakobwa ibindi bindi abakobwa bakunda abantu babasetsa kumuganira ugashyiramo blague ukamusetsa ukamubeshya ukamubwiza ukuri ukabivangavanga ariko biragoye ko wamutereta biragoye cyane kuko abanyarwenya urumva ko akenshi ikintu cyo kirimo ari blague nyine niyo mubwiye ko umukunda yumva ko ari blague biragora nyine kugira ngo akwizere nyine tu ahubwo hari ahandi numvise ngo abakobwa ku bantu basetsa ashobora kuba ari n'umuhungu rwose udafite n'amikoro cyangwa adafite n'izindi ndangagaciro zikomeye zishobora gutuma umukobwa atazamwirukira ariko ngo akenshi ngo abantu basetsa ngo umuntu w'igitsina gore iyo ari nk'umuhungu cyangwa umugabo ngo ashiduka yamukunze atazi ukuntu yamukunze
ngo ni gutyo bo bakunda gukunda abantu b'abanyarwenya sinzi abakobwa bakunda abanyarwenya cyangwa abanyarwenya bakunda abanyarwenya bakunda abakobwa tuvuga abakobwa dufate n'abasore b'abanyarwenya bavuga ko ngo abantu b'igitsina gore iyo bari kumwe n'abagabo b'abanyarwenya ngo bakunda kwisanga barabakunze batazi uko byabajemo kurusha uko byavuga gusa ngo yaje agambiriye gutereta. Ibyo bintu urumva ari byo? Iyo story okay, wabivuze afite fact ze ako noneho sinzi nimba ari uguhenda nk'umuntu n'ubushakashatsi ntabwo njya mbuhakana kuko nje nyine nizera ko urumva n'abantu barabyigiye bafashe umwanya akagenda asesengura ahubwo mpita nishyira muri ngiye noneho birimo ubwo we nicyo tuma n'ubundi nshaka kugira ngo bihuze n'ibyo wacu hano atarwongora ngiye noneho sibyo ko hari n'uburyo buriya uburyo abanyafrika dufata ibintu hari n'ubwo usanga bitandukanye cyane cyane n'abazungu. Umuzungu ashobora kugukunda mu buryo nyine akubona ariko akaba agukundira icyo kintu ukora gusa wadashobora nyine nta yindi mibano runaka mwajyana ariko wacu birihariye. Tuvuga urugero nkanye ushobora gusanga umuntu amufana ariko akanamfuhira nyine muri movie tunje n'ibintu bafite fact tu ugasanga umukobwa arambye ati ndagukunda kubera ukuntu ukina ndabikunda ariko nakina video irimo umukobwa ndatuvuge turi kwakatinga ngiye nawe turakundana cyangwa namuterese ibintu ngibyo akanyoreza message nyine irimo kumbwira nabi cyane atari uko akumbwira nabi uko gumuka nyine ambwira birambabaza ukina nyine abakobwa birambangamira imbuye yakita bishyira mu buzima busanzwe none akazi so noneho icyo numva cyo nuko biragoye akenshi ko nyine yakwizera tuvuge ko gukunda byo yaba yagukunze ngaho ariko kwizera ko ibyo umubwira ari ukuri byo biragoye mu by'ukuri. ahubwo arakamara bavuze mbere nuko wenda aribwo wanza nkumva ni wavuze ngo cyangwa ndi mukobwa yagukunze akisanga ubwo niba ukunda kumusetsa yagukunze utabizi atazi ukuntu byamusha ahubwo icyo kintu nabwo none wavuze numvisha ari ukuri ahubwo kuba yakwizera ko ibyo umubwira ari ukuri kuko igihe kinini akubona nicyo kibazo mu Rwenya noneho ahubwo icyo nari numvishije shokondo umuntu usanzwe nta muntu nzi atazi wenda zingo nkora akazi gasanzwe kandi gasanzwe katari bunkire hanze nkaba nagutereta wenda nkaba nzi ngenda bizakunda cyangwa bizanga bitewe n'ukuntu ambona aba yanyizera nyine tu ariko uburyo mbona hari akenshi nyine twebwe tutari uburyo bakora imbere ya kamera bahita babihuza nyine wumva ko ariko n'ubuzima busanzwe ari kumeza ntago akenshi umuntu ari bwumve ngo nimba wakinnye wenda uri ikirara mu buzima busanzwe ntago uri ikirara niko twebwe biragora kubitandukanya ni abebeshi babifakunda kubitandukanya nyine n'ubukungu kuri umuntu arakinnye ari umugome kugeza banza apfuye abantu bazi ko ari umugome ahubwo icyo ngicyo ni nacyo nashaka ko tuza kuza kugarukaho cyane. Hari uburyo ubuzima umuntu ajya gukina ibintu bisanzwe bimurimo akayagera muri movie none akarusho kubikina neza kuko n'ubundi n'abajya kumuha gukina icyo kintu baba babonye ko ari cyo yashobora ngo bivuze ngo hari igihe bamufata bakamushyiramo niko mbitekereza ariko babona ko koko ibyo bintu ajyanye nabyo kuko wenda basanzwe bazi ko hakaba n'uwo bafata wenda adasanzwe aba muri ibyo bintu ahubwo bakabona hari uburyo bamutoza akabishobora noneho akazashiduka nawe yaratangiye gusa n'ibyo bintu arimo arakina muri movie tuvuge niba bamukinisha ari nk'umuyobozi akazageza ubwo atangira kwiyumvamo ubuyobozi bikazarangira n'abayeho hanyuma aho ngaho tukiri aho ngaho nicyo tumena ku bajinirore wiyumvamo cyane kugira ngo ndebe koko n'ibishobora kuba bifite ahantu ihurira ubwo ndagukopeje sinzi naho nkukopeje ko oya ntacyo njyewe urumva mbona abakinnye ibintu topics zitandukanye ariko ngomba nzi ngo iyi ngiyi ni inyikina irafata ariko ni ikintu cya mbere nkunda gukina abantu bakumva cyane kurusha ibindi byose nicyo kintu cya mbere kingora kuko nyine nibwo buzima ntazi ntigeze mbamo nyine byishakamo tu kuko urumva of course nyine ndavukiye Nyamirambo njyewe ni naho nakuriye even n'ubu nkiba ubwo buzima nakuriye muri famille nyine y'abantu bari kare byatari b'abakristo papa aririmba muri korali mama ari umukristo umwe watari so gukina role wenda tuvuge bikana nayikubwireho ubwo nyine ndebe ngisubije iyo nakinnye ibintu ndikirara cyo mu rwego rw'ejo nibwo abantu nyine banyumva nibwo banyurwa no nyine kumva ngo patino n'uyu nguye nibwo rero noneho njyewe nanjye mbikinnye mba numva ko nicyo cyacu ngiye gukina abantu bakunda kuri njyewe bari bunanyumve kurusha uko nakina wenda ndi padiri cyangwa ngo ndi kubwira wenda ndi umubyeyi ndi kubuha umwana impanuro nziza mubwira ati mwana wanjye uzakuru w'umugabo
uzakora ibi n'ibi banyumva ariko bavuga ati ibyo bintu ntabwo ari ibyawe. Bizobora biterwa ni mu by'ukuri waba warigeze kugira ubuzima tangaza kirimo twese ubuzima bw'ubwana kuzerera gukora amakosa kugerageza bimwe mu bintu bakagwanuka bivamo waba warigeze ko nari umunyama ukabaho nyine ntabwo ngiye mbeshya nyine kamere yanjye mvugisha ukuri. Ntabwo nakuriye mu buzima bumwe bwiza nyine bavuga ngo ubuzima ni hatari ariko sinakuriye no mu buzima bubi kuko nakuze mfite n'ababyeyi bari kare cyane nyine kuko nje ndibuka ko kugeza ndangije na secondaire nari wa muntu udashobora kuva mu rugo nyine ngo nanasabye n'uruhushya nimba nzajya ahantu ugomba gusaba uruhushya nka mbere y'icyumweru bakambwira tuzagenda cyangwa ntabwo uzagenda mva ku ishuri bakabara musaza akavuga ati kuva mu rugo kuva ku ishuri ryanyu wenda murangiza saa 7:30 kuva ku ishuri ugera ahangaha hari barimo nk'isaa 8:30 ugomba kuburanga niyo ntaba ntahari ugomba kubura ku buryo nagezaga saa 9 nkavuga ati harahiye none nyine ntabwo ubwo buzima bw'uburara ntabwo nzi pe kireka uvuze ngo bimwe by'abana bya kera kuvuga ngo wenda wazerereye bamafuti y'abana nyine nasanzwe ariko pana kuvuga ngo wenda uburara wigeze ujya mu kavuyo runaka umwe itabi wagiye mu biyobyabwenge nyine bimwe by'abana wabayeho imbobo ako nakina nk'umuntu wabaye imbobo kavuga ati umuntu abaye urabyatinga kurya ndubona uri nyine tu nkabivuga ati kabisa kuko impamvu wenda ikintu kiba kigiye kibaho nuko kuri Nyamirambo kandi Nyamirambo harimo abantu baba bafite imbobo nyinshi nyine tubone abana babaye mu buzima bubi ibiyobyabwenge abantu basinda cyane abantu b'amahane ibintu nk'ibyo imyambarire ku buryo nyine ngiye kubona narabonye ikintu nk'umwakiteri biranyorohera kuba nakigana ariko nta hantu bihuriye no kuvuga ngo ngiye nigeze nibyo koko bishobora kubaho umuntu agakina ikintu kubera ko ari ikintu wenda yabonye cyane harimo umwana umenya kubyina atari ukuvuga ngo ajya mu kabyiniro ariko ari uko areba video zo kubyina nyinshi akabyigana iwabo akabimenya ariko ubwo tukiri aho iyo iriya myumvire kugira ngo ize mu bantu ntabwo ipfa kuza uriya ntugira ngo abantu barikora ngo barebe ngo uriya muntu akina filime akina nk'indaya ariko bakahora babyemeza ngo nubundi nubwo akina ari nk'indaya nubundi niyo ubwo hari abantu ugereranije reka dukora ikigereranyo kimeze nkaho kiri inyuma y'ubushakashatsi ko ntabwo twakoze ari abantu bakina role tuvuga abakina ari indaya abakina ari abagome abakina ari abantu bagira ingeso nziza bafasha abo bose ari abakina ari uko ibyo bintu basanzwe koko bafite aho bahuriye nabyo mu miterere yabo ari n'ababikina kuko bazi kubyigana urabona benshi ubaye nk'utanga igisubizo mu by'ukuri kitari ku bushakashatsi ariko uko byumva gusa baba ari nk'abaye nje mbifite mu buryo bubiri hari abantu baba bafite impano sibyo impano itandukanye no kuba warakuriye mu kintu buriya umuntu ufite impano muri sinema yakina buri kimwe cyose kandi ukagira ngo icyo kintu kibayemo uwo muntu we ntabwo mba ndi bumutindeho kuko yakina ikingitse akagikina neza agakina icyari neza agakina ari imbobo neza ari padiri neza agakina ari indaya neza nyine ibintu byose akabikina neza tu ariko abo ngabo ntibakunze kuba bariho nyine baba bahari ariko batari benshi nk'uko nabikubwiye ngo hari role nanjye nikina nkamvuga ati iyi role nayikina ariko ndumva nyine ntago bimvamo nyine ni nko kuvuga ngo tuvuge urugero nkanjye nta byangora nta bikene ko byangora kuba nakina wenda ndi gukina nka filime zino za romantique ngiye n'umukobwa twarakundanye filime z'urukundo zibona nyine tu gukingo kwa kundi baba barebana ngo baratembera nangura muhobera ngo umujya mu mazi murogana mukarira ubuguru uwo murarira murashwana twashwana wenda byo wenda nabishobora ariko ibyo bintu biri mu bintu bishobora kuba byangora koko byangora nyine kubera ikironda none kubera ikironda yawe twese baratinda abantu neza kubera icyaha kugo nagira ngo nyine bihuze na cya kibazo cyawe ikibazo cyawe no kuvuga ngo n'abantu wenda babikora kuko bagakina iyo role neza kuko babibayemo babibamo cyangwa se batangiye kubyinjiramo se cyangwa hari uburyo babirimo mu buryo runaka akenshi umuntu ujya kukubwira ngo ngwino muri filime yanjye hagaruka uvuga ngo muri ino minsi ho baguhamagara barabonye ibindi bintu ukora nyine tu bakubwira ngo ifilime yacu iteye gutya na gutya izazamo abapolisi akatavuga ati muri filime zose twabonye ninde muntu ukina neza ari umupolisi cyangwa mu bantu tuziranye akavuga ati uyu nguyu n'uyu cyangwa ninde muntu mubona no muri utarajya muri sinema ariko ibintu babikora bafata wa muntu nyine n'ubundi bisanzwe bigaragaraho niyo mpamvu biragoye ko abakteri bose nyine bamukinisha ari indaya kandi ari umukobwa ari n'umuhanga akaba yabishobora
yabikora ariko akenshi wenda bakoresha umuntu usanzwe uba muri ibyo bintu. Yes. Mpite nigarukaho kuri iki kibazo kindi wari wumbajije. ubona ariyo mpamvu udashobora gukina filime z'urukundo rumwe rworohereye? Okay, wenda impamvu byo byanangora ni mu buzima wenda bwanjye nanjye bisanzwe mbona ibintu by'urukundo nyine urabona sinzi kurubibona ni fresh nyine nawe umufana w'abantu babikora akubijyamo ngo uhere neza nyine mbona ntazi byeri byo kubona ngo uyu ngo barakundana mbona ari sawa pe nareba filime nkabona ni byiza ako ntago ngiye nibona muri iyo sura ngiye nyuno mbirimo ndi kumwe n'umukobwa natwawe cyane natwawe ntarerimbuye ari wenda hari kabure muri net wabone hari indoro y'umuntu ufite nyine amaso akunda uri mu rukundo hari n'indoro y'umuntu uri gushaka kwishakamo urukundo ni ibintu bitandukanye muri sinema barabikwigisha ngiye rero najya ndeba umuntu ukabona ko nyine ebana ngiye guseka cyangwa byanze nyine tu rero kuko ubona bigusekeje mu ngiye sone zanjye zazamara amasaha menshi ndi guseka none se nta mukobwa nyine mwe mwakundana ngo mugere kure nko muri ubwo buryo ngewe ntafite abakobwa twagiye dukundana ariko mba numva aba bagomba kunyakira nyine uko nteye tu ntago ndi wa muntu ukunda nabi cyangwa udakunda ndakunda ariko biriya hari ibintu nyine mbona ntashobora nyine nkamwe ati no bintu sinanabishobora nje kubona nyine kundi ngo abantu bareba bafatanya akaboko kandi we muri yagurutse ngo bebe batamikana ngo umukora neza shobora ejo ndaraka kimwe karanezeza byatari wambaye mini karakana kuje mu ni kuvuga ngo biriya bintu byo ni true story ni gutereta bura n'iki kintu cya mbere kigora nabonye kibaho niyo mpamvu ukomeye bishaka kuba nk'impano gutereta n'impano nayo kuko ibintu birarushya cyane kuko ushobora gusasa ngo wowe warabuze n'uburyo watereta umukobwa umwe ariko akaba ari umuhungu ukubwira ngo ngiye nateresa abakobwa nka 20 ukaba bizi ko atendeka hari n'abandi ntibagirane ibibazo byanaza akabasha kubivamo cyane kumuvanga abo ngabo impano baba bafite atereta umukobwa umwe akamwumvisha ko ari we wenyine afite agaba afite n'undi ku buryo noneho akurimamo ikintu cyo kumva ko wowe ubwawe niyo nta wundi mukobwa nyine uhari ashobora kuba yakundana nawe cyangwa kuvuga ati ni wowe mukobwa ufite abandi nyine bahari mu inshuti zanjye bisanzwe akabikora n'uyu nguyu yamugira mukoresha uburyo nyine n'uyu nguyu azabona ko ari we wenyine abandi badahari ni impano kuko wewe biranagoye ko imbaraga wakoresha utereta umwe ukabona aranemeye ngo ufite umwanya wo kujya gutereta kujera abo bantu bangana gutyo rero abantu bafite iyo mpano barahari cyane even hari n'uwonze inshuti yanjye ndamusuhuje nawe arizi ari muri timu yanjye nawe ndamusuhuje ni umuntu ukomeye cyane Pati kugira ngo abantu baseke kugira ngo umuntu aseke ubona bituruka ku kiko mbona ni nkuko nacyo n'ubundi cyatumye twifuza kuganira nawe kugira ngo umuntu aseke kuko nyene ibintu ntekereza biragutse cyane ubona tuvuge hari abakobwa batatu no ikatubagire batanu imbere yawe babo mu rwegigero kimwe ariko uvuze ibintu bishego ibintu byerekeranye n'ibitsina umukobwa agahita aseka ngo hey agaseka gutyo uvuze ibishego asetse icyo gihe umukobwa wamutekereza ute ariko abandi ntibaseke okay muri ubwo buryo hari sibyo gandanye napfa no kuvuga ibishego oya no okay tuvuge biramutse bibaye buriya abantu kenshi hari uburyo bubiri buri abantu ni hatari abantu bariyorobeka mu buryo butandukanye buriyo mvuze umuntu igishego agahita abifatira hejuru hari ushobora kuba nyine asakuje gutyo atunguwe nuko nyine wenda ibyo bintu nge nabivuga nyine nshobora kuvuga ikintu umuntu atakekaga akaba wenda atazamukira hejuru akaba ari n'uburyo nshobora kuvuga ikintu ngasa nkaho ari we mbwiye agahita yiterura no hejuru hari n'ubundi buryo ushobora kuvuga ikintu watinya nabwo agahita asakuza gutyo nibwo buryo nge mbyumvamo kuko ni ibintu bibaho ikintu ntinya nyenye gishobora gutuma nyine njya hejuru ngasakuza gutyo muri ubwo buryo butatu nge mbyumvamo ibyo byose rwose nibyo birashoboka gusa igituma mbikubwiye hari mu bushakashatsi bwagiye bukorwa ku bintu bituma abantu dukunda abantu bakunda abantu basa nabo
no mu kuvuga uzasanga n'ubundi n'abantu babita rules of similarity n'uburyo ibintu bisa ari byo bigenda byegerana abantu bangana mu myaka bakora akazi kamwe bagana ibiganiro bimwe ibintu nk'ibyo hashobora kuza n'inyungu wenda ukaba wasanga uwo muntu iyo yaba ari indi mpamvu ariko akenshi abantu bagirana ubushuti cyangwa se umubano no gusetsa rero bavuga yuko kubera ukuntu abantu baremye hari uburyo abantu bagira utuntu mu bwonko babyita mirror neurons byari muri siyansi y'ubwonko ariko utwo turemangingo tuba mu bwonko bw'umuntu two dutuma nk'iyo umuntu arimo kubyina wumva ushaka kubyina nkawe no gusetsa abantu ngo bakunda gusetsa akenshi iyo urimo kuvuga ibintu bakora ariko umeze nk'urimo kubyigana ni ukuvuga ngo biragoye ko ushobora gusetsa nk'abagande urimo kwigana ibintu bikunda kuba mu Rwanda cyane nawe urabibona ko abantu bakunda guseka ibintu mbega byo bameze nk'aho babamo bamwe bimwe batavuga cyangwa se cyane bavuga cyangwa se ugakina ibyo bakunda kubamo urimo kubisubiramo mbega akaba ari nko kwigana nawe niko ubibona cyane kuko iyo uri gukora ikintu umuntu atazi nyine afata attention kubyumva nyine iri gukora ikintu umuntu atazi nyine nimba ndi kukubwira story tuvuge ndayinda wowe uri umukristo kuko ibyo bintu utabizi ntabwo byagusetsa ahubwo uri kubireba nyine ibyo bintu ni bwoko ki buriya kenshi umuntu aseka ikintu uri kumubwiraho wenda bitandukanye n'ikibazo wari umbajije mbere ngo nshobora kuvuga ikina kintu urwenya biba bitandukanye iyo uvuze ikintu umuntu abamo akahita yumva aranagisobanukiwe nibwo uhita nyine nibwo yishimye tuvuge nshobora gukora nka komediye tuvuge ndayo gutereta kuko utinya gutereta ntubyiyumvemo ariko kuko uri mu itangazamakuru nakora nk'utudega nyine abanyamakuru kenshi ndakunda gukora ushobora no kuba bidasekeje wenda byatari kuko urumva ibintu by'itangazamakuru kuko hari undi muntu utabizi ntari bumenye n'ibyo ndi gukora ntabwo nyine of course ahita agaheza n'abandi banyamakuru akavuga ati none mu ndebere umva utuntu nk'utwo ngutwo nyine akenshi uri gutera blague ku kintu runaka nyine umuntu yiziho akenshi kiramushimisha nabivuze akenshi nk'ariya mu byo bavuze muri ziriya details zishobora gutuma umuntu aseka muri ziriya details zishobora gutuma umuntu aseka harimo kuba icyo kintu asanzwe gikora bavuga ko hari iyo umuntu asekemo hejuru ikintu haba harimo mu mpamvu ziba zabimuteye harimo no kuba icyo kintu n'ubundi aba asanzwe agikora ameze nk'aho yisetse ubyukije kimwe mu bintu byari birimo kuko n'ubundi abantu umuntu aseka abakomedi gituma ari abahanga rwose ngenda byemera nk'uko wabivugaga n'ubundi bakina behind the scene ushobora gukina nk'umupasiteri arimo gusata umwanditse ngo tugatura ati turi rwose twubaka urusengero hanyuma abakirisitu yabona barimo gutura gahoro mu mutima umukomedi we agahita abivuga kuri mu bakirisitu we ngo gakunda niko akina ibyo pasiteri yakabaye cyane kudushyira hanze nyine ni behind the scene nk'uko wabivuze bakina behind the scene niyo bivuga ngo akenshi abantu nabo bakunda ibintu nyine uze kumenya neza niba bihura rwose ko basa nk'abaseka ibintu wavuze akenshi badakunda kuvuga cyangwa se bikunda kuba byihishe ariko abakomediye bo bakabikina basa nk'ababishyize hanze cyangwa bagakina bigana ibisanzwe biriho n'ubundi urumva ari byo koko ko abashakashatsi urumva ari byo ibyo ndemeranya nabo 100% kuko ikintu umuntu atazi ntago yakibonamo kuko ntago ndi bukine ibintu bitari ibyo mu ntago nyine nakora tuvuga urugero urana nkatwe ndurwenya tuturi burwerekana hano hose tuturi burukorera hano hose biragoye ko ushobora kujya gutera urwenya mu rusengero ujyana urwenya rwo mu kabari bishobora kuba bisekeje ariko kuko nyine umuntu wo mu rusengero wenda ataza akabari ntari bubimenye hari ibyo atamenya kinye behind the scenes zo mu rusengero byaryoha cyane tuvuga urugero ngiye gutera blague mu rusengero ngezeyo ndatangiye nyine ndabwira ati nuko mbabwiye barman ngo nazane shot ya mbere biragoye ko umudiyakoni wenda nibikireka unabimenye umuntu ashoko afite ukuntu ashagiye cyangwa avuye tavuga ati n'umuntu tumugiye mu shot imwe nuko abazanye indi rawundi tuvuga urugero wenda niyo wapanze niyo byabisekeje gute ntago abantu bari bubiseke kuko ntago bari gusobanukirwa ibyo uri kuvuga nyine bitewe nuko ubajyanye mu isi batazi ariko kujya ari imbere ngahita ntangira kwerekana ukuntu diakoni ubwo mu gihe baba bari gutura ukabwenda nka pastor akamubwira ati urumva ushize urusengero rwacu ntago rurazamuka twabonaga ko tubura 200,000 ni mwitanga uyu munsi diakoni akagenda wenda bakerekana ari kuyabara twerekana ukuntu wenda arimo arayahisha umva
tumva barimo baramutora nk'ikibazo akatibuka kwenda ko hari nk'umukobwa yigeze gutera inda kera umusaba indezo za buri kwezi agatakuramo nk'icya 10 nari butange. Ibyo ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe ariko biri behind the scene. Ibyo bintu bisobanurira umuntu aho ngaho uri bubikiremo ikintu cy'urwenya abantu bacyumve bibe bijyanye nanone n'iby'urusengero. Uvuga ngo iyo gutera ikintu cyangwa iri gukora urwenya cyangwa n'ibindi bintu byose muri rusange akatwe biko turi muri monde ya comedy. Iyo uri gukora ikintu abantu barimo bari bucyumve nyine to bari bucyumve. Yes. Pati uraza kunyemera twemere ko buriya nkuriya mukobwa kuba yarasetse yahise aseka igice kinini hari biriya bavuze byari byo ariko igice kinini uko uba umeze nk'aho uvuze ibintu akora mu ibanga ndibaza kuko mu rusengero nawe yahise aseka kuko asanzwe ntabwo ari bibijana ku ijana ariko hari n'igice kinini cy'uko abantu baseka ibintu n'ubundi basanzwe bakora cyangwa babamo ntekereza ko ari ibyo rwose. Uzi ko ngewe nawe dushobora kuvuga ibintu bimwe wenda tukavuga igihe gitandukanye kandi tubibwira umuntu umwe uwo muntu umwe ugasanga nk'icyo ngiye cyamutangaje we cyaba ntabwo aricyo cyamutangaje kubera ukuntu adufata. Ushobora kuvuga igicego kuri ngewe ntasakuza bitewe n'uko ndasanzwe binzimo nanjye hawe wakivuga agasakuza tubihuza n'icyo kibazo warumbajije. Abo bantu nuhuza uburyo reaction z'uwo muntu babwiye ikintu kimwe yabihuje ushobora kumva ko uwo muntu nitutavuga ngo yiyorobetse ushobora kuza ikibazo gishobora kuza ko kiri hagati yatwebwe uburyo twakibaje mu rwenya. Iyo mvuze ikintu nyine ukaba wasakuza ushobora kuba wibonye muri cya of course kenshi nyine uba wisanze muri cya kintu niko bimeze mu rwenya ariko mu buzima busanzwe bitewe n'uko nagisubije mbere mu buzima busanzwe umuntu ashobora gufata mu buryo butandukanye biranashoboka ako mu rwenya rwo pe iyo umuntu asetse nyine icyo kintu aba yakibonye niyo cyaba kitari cyo kiri hafi y'icyo ngicyo. Nicyo tuma banavuga ko burya nk'umuntu ukoresha ururimi rw'icyongereza iyo wageze ahantu umenya ururimi ku buryo ubasha kuba waruganirizamo nk'umuzungu mugatera nkabuno jaho kakafata ibyo nushukumbyo uzabivuga nko mu cyongereza urumva hari communication bwo nawe utazi cyane kabisa ni nka buryo uba rwose bamaze kwinjira muri urwo rurimi cyane. Yego hanyuma tukiri kurwenya turimo gusatira umusozo nizere ko harimo nta kibazo tukiri mu rwenya turimo gusatira umusozo utuvuge ubu ugize nk'amahirwe ndibaza kandi muri kuzanayagira uzaba umugabo rwose mu engineer ukomeye we n'umukomedi ukomeye ariko ndibaza no watangiye no gusarura pati yo muri engineering nabikubwiye ko ariko kaza nk'urungu rwose nizere ko nta kibazo biri kuza ntabwo bavuga ngo nta kibazo cyane cyabura nanjye narimereye byari binjabutse urumva pati uramutse ugize nk'amahirwe hari isomo mu ishuri ntekereza ko rishobora kuba ukunda ariko ryakunanira hari ntabwo byabura ukunda mu ishuri ariko ubona ikugora cyane ku buryo ari nk'ibishoboka wumva wakwimetiriza byatari n'ibihe. Mu bwubatsi ari isomo ryitwa strength of material. Yani urumva ni akenshi muri bureau d'études nibyo bakora nko kwiga inyubako muri rusange inyubako izikorera ibintu bingana gutya na gutya nivo ya mbere igomba kuyikorera nk'inive enye gutya na gutya amaferabeto akoreshwa mu yo hasi agarakoreshwa muri etaje zo hejuru rirakomera cyane nyine kugira imibare myinshi cyane physique nyine urumva bapima ubutaka bagapima fondation nyine fondation zaba irimo ibyuma bimeze gute amabuye ameze gute ibyo bita amarongirine amakorona zaba yikoreye nyine ni ubwo ngubwo nuko bagenda babikarikira kuzakarikira inzu yose rero ugasanga umuntu akarikiriye etaje cyangwa even we na n'inzu igeretse kabiri gusa atari inzu nini cyane habamo imibare myinshi cyane so rirakomera cyane ku buryo nayo nubwo mba numva nta naryiga kandi niko kazi nibyo iyo ubizi ni ko kazi ufite so niryo somo ndamvuga ati ndi yama na mfite ukuntu ngiga nyine nkaba naryumva urishyira imbaraga nyinshi cyane kabisa nyine ndaryumva ndabyiga ariko biragoye wumvamo nyine bike byo gushaka amanota ntabwo uri ubwa mbere iryo somo aba engineer kenshi nyine kireka bamazemo igihe kenshi harimo n'abanyeshuri babyumva ariko umuntu wese wiga engineering n'abubatsi n'ubundi cyane kabisa
hanyuma ubwo rero binyerekeje hari igitekerezo nari mfite banumva nk'umuntu w'icyamamare umuntu ukora umwuga ujyanye na shopu ari umuririmbyi ari n'iki banumva birashoboka ko yaba afite abantu bagira impano zirenze imwe bavuga ko abantu bagira soft na hard skills. Hard skills zawe reka kuri sambyite nk'ubwubatsi umwubatsi yego umwubatsi ariko ukabuzi no gusetsa ni soft ntabwo gusetsa kwawe nagufata ngo guhibara cyangwa kujyane mu gikombe cyangwa gushushanye umuntu amenya ko uzi gusetsa ko wabikoze ari no kubaka nuko ariko byo ni hard skills nuko nyine birumvikana ubona atari byiza ko nk'umuntu aramutse ari nk'umuririmbyi yakaba afite irindi shami rya siyansi ateza imbere. Sinabaririmbye gusa ni ibintu byose ni umuntu wari wese ukora icyo ari cyo cyose impano iyo ari yo yose waba ukora. Buri ishuri ni ikintu gikomeye cyane kuko wakabaye uvuga ngo nose nimba urimo urakora urwenya kuki atari byo byonyine ukora ukava mu ishuri. Buriya impano ni kimwe ariko buri impano idafite ikindi kintu kiherekeje none kenshi ari ukuntu idini. Akaba ari byiza rwose ko umuntu yagira soft impano azi nko kuririmba ariko ukaba afite n'ikindi kintu y'ubukanishi cyane kabisa kuko bura n'iterambere ry'ikintu kimwe akenshi ari ukuntu rigorana. Tuvuge ngewe urwenya narufatanya n'akazi usanzwe avuga ati wabipanga fresh bigakunda. Uzanareba kenshi urugo tuvuga umugore n'umugabo ariko iyo kenshi urugo rukorerwa n'umuntu umwe iterambere niyo ryaza ritinze bisaba kumwe akora n'undi agakora bagahuza barihuta. So iyo ufite ikindi kintu runaka ukora ku ruhande birafasha. Impano yagutunga ariko bura kenshi impano igira garanti mu buryo bw'ukwinjiza amafaranga. Nshobora gukora igihe kinini navuga ngo wenda nakoze kuva imyaka 10 ndikurikiranya ariko ntago buri myaka wavuga ngo urimo uragenda nyine wenda winjiza amafaranga. Dushobora kwinjiza mu ejo muka ushize bikaba byanze demono no Imana impamvu mbikubwira iyo abantu bakubona kenshi ntago ariko bagukunda baba barimo barakurambirwa. N'ubundi baravuga ngo biroroshye it's hard to get in but it's easy to get in but hard to stay in. Biroroshye nyine kuba wakwinjira nk'umukino kuba wagera ku mafaranga kuba ikibazo nyine kubiguma mu buzima cyangwa biragora kuko bisaba n'imbaraga za hatari. Ariko tuvuge nk'urugero mu bwubatsi uko hari akazi ubu ngubu nagusaba ukaba wakama ariko harakandi utamushoboye bitewe n'ukuntu ngana ubu nagwiriza nka kisi tukayihagararira kuko ukaba ufite ubwo bushobozi even niyo nabaho nkwereka ibyo nakoze bindi biragora nyine ko uri bunyizere bitewe n'ukuntu mbona n'igembe mazemo. Ariko kugenda nk'abiri ko tugenda tubimaramo igihe ubigiramo experience nibwo buryo bwo bugenda uzamuka kuko kugenda nkabwira umuntu ngo nubatse inyubako iyi niyi akabona nibubatse inyubako nk'eshanu 10 zikaze biroroshye ko yaguha inyubako ye. Naho twebwe bino dukora urugendo ukamubwira ngo namamarije aba ugatsanga nakubwira ati wabagejeje kuki. Umva akenshi company nyine nizo zita akenshi company bazindi uyu muntu yaradukoreye ibi nibi muri iki gihe yarafite abana aba ubu ngubu ubarazwi ariko ntago ameze nka mbere. Gute Kanyombya amafaranga yari kuguca ngo umwamamarize 207 ntago ari yaguca ubu ngubu kuko ka 207 yarari kuri section tubivuge gutyo n'ubu yabikora ariko ntago ibintu bye bigikurikiranwa nka mbere. So niyo mpamvu nkubwiye ngo nyine impano kenshi ni sawa ariko igira garanti. Shoko kugira garanti n'igihe kirekire ko impano kenshi igira garanti. Akaba ari byiza ko umuntu yagira zino mpano ino myuga yitirirwa impano kuririmba gusetsa akazi kose wagira wagafatanya n'ikindi kintu runaka kuri siyanse kuko nawe nakubaza nti ukurikirana nyine ibintu byinshi filme umuziki abahanzi mu buryo runaka kubyina ako nkubaza ngo wambwira kuva bugenda mu 2005 cyangwa mu 2000 kugeza ubu ngubu uyu munsi hari abantu uzi koko ubu ngubu bakiri kuri rwa rwego nk'urwo bari bariho. Ako nje nakubwira nk'aba engineer nzi kuva mu 2000 kugeza n'ubwo bacubakisha bakaze byatavuga atabwo ubu nibwo ngeze ku rwego rwiza cyane. Icyerekana ko nyine buriya impano yaba neza
ariko buriya iyo wize aba ari sawa cyane. akaba ari ntekereza ko ari n'inama bugira abantu bagukurikira bagukunda ko Cyane ari kabisa. byiza ko waririmba ugakora n'indi myuga igendeye ku mpano ariko ukaba ufite n'undi mwuga wubakiye kuri siyansi cyane kabisa cyane. ukaba uri umumodo ariko ukaba uri n'umuhinzi Cyane cyangwa pe. umuagoronome Iki cyose wabukora. uri n'umukanishi Waba umuganga, Yego. waba umwubatsi, wakora n'akandi kazi runaka, wakwikorera. Buriya niyo mpamvu ishuri ni ngewe ikintu icyo ari cyo cyose nakora. Hari n'ukuntu njya mpora n'abana bakambwira ngo turashaka gukina nawe, ngo twakora icyo ari cyo cyose. Niyo umubyeyi abinsabye nawe ngo rero biriya bintu dukora ni sawa, ariko ntibyatuma umwana ava mu ishuri. Hari nkoreshamo abana batoya, twebwe tuvuge abana biga mu wa gatatu segonderi, hari abiga muri pirimeri, ugasanga kuko iyo twakinanye rimwe kabiri arasohotse hanze ku ishuri bamwe tubabaye umusitari iki n'iki, ejo agatangira kwanga kujya ku ishuri ngo batazajya birirwaho bamusakuriza nk'iki, urumva nyine urwego batangiye kugeraho. Nkamwibutsa yuko ngiye uhimba ibyo bintu nkanabikora ndi umunyeshuri. Nta kintu kimwe rero cyasimbura ishuri. Impano ni nziza, ako buri impano bikwiriye kuba ufite ikindi kintu runaka kiherekeje kugira ngo even niyo impano byaramuka tuvugenda ngo biranze ukomirizeho. Sibyo ko tutavuga ngo wenda nabwo byakwanga, ariko ubuzima nyine siko bimera, umunsi ni gutya ejo biranze, ups and down. Ubwo urumva iyo tuvuga ngo wishinjikirije ikintu kimwe kikanga, ubuzima buba buhagaze. n'uwo muririmba umucuranzi uzi gucuranga piano gusa, ariko nibuze nunage nibinanga nutanakoresha imbaraga ngo wige cyane umucuranzi wa piano, ariko wamenya no kwikanika cyane nibuze cyane kabisa. Cyane ni ibintu byiza cyane. Hanyuma Pati, dusoza, ubona ari iki cyaba uzakora kugira ngo urumve ufite impano nziza, ikintu cyiza niba cyaragufashije, ntekereza ko hari iki umaze kugera no kugeza rwose heza. Yego. Uzakora iki kugira ngo ukomeze impano yawe nyine ikomeze yaguke kure nyine, tuzakumve uyu mwaka unatwika nyine utaha wumve ngo imyaka 5 umve ngo twabivuyemo. Yego, nubwo ubwubatsi bwawe buzakomeza ariko nyine uzabizamure pe, kuko ntekereza ko hari aho bigera ibintu bikaba bitakigusa imbaraga nyinshi ku buryo ubwo bwubatsi wakora neza, komedi yarageze aho utagisaba gutegura ibintu bitagufasha cyane. Buriya iki kibazo ni cyiza cyane, nkunda no kukibazwa n'abantu kenshi, ariko igisubizo cyayo cyoroshye nyine kiri na hafi, kuko nuvuga ngo buriya kugira ngo uzabone umuntu yarakoze neza ariko usanga ibyo bintu bivuyemo, nuko nta kintu aba abikuramo. Cyo kintu cya mbere, kuko byambabaza kuba nkora ikintu kikagushimishwa arara umeze neza, ariko ngiye wenda naburaye nihirinze muri ya mvugo y'ubu ngubu, ibintu byose turi bubyishyure, cameraman turamwishyura, abatweditingira turabishyura, ni amafaranga, kandi wumva nta kandi kazi ubukora, kwandika of course wenda ndabyikorera, ariko urumva iyo umaze kugera ku rundi rwego ufite umuhereza akazi, abakinnyi ukabishyura, ibintu byose nyine urumva ko nta mikoro. Rero iyo dukoze rimwe kabiri gatatu tukabona ni mudushyigikiye, nta handi hantu dukuriza, nta zindi source dufite ziza amafaranga. Akenshi nayo mpamvu usanga abantu baza mu bintu bakamara umwaka umwe 2 ugatuna yaragiye, kandi mwazahura ukabona ameze neza, kuko aba ari gushakira ubuzima muri ibi ngibi, iyo byanze ujya mu bindi. Atari uko twanze ibyo bintu twakoraga, ahubwo ni uko nta kintu tubikuramo. Abantu bishyizemo uko twakize, icyo ni cyambere. Ntago natwe twanga gukira pe, nje ntago ndi wa muntu ubwira ngo warakize ngo wakanire ngo ntago nakize, dore ni abantu b'iki gihe bamuvuga ufite n'amamodoka n'ibipangu n'ikimwe ngo warakize akabihakana. Ariko sinzi bande nicyo baheraho nyine babihakana, gusa nje ntago nahakana ko nakize kandi mvuga ngo ibi bintu hari ikintu nabikuyemo. That's why nkubwira ngo bino bintu byibura bibiri kwerekana nyine biri gutanga ikizere cy'uko mu minsi iri imbere byakunda. Twebwe duhora dusaba abanyarwanda badukurikirana, even n'abana ari bose, even n'abari ku isi bakunda ibintu dukora, nimba kuko ibintu dukora ubikunda wagakwiye kuba dusapotinga mu buryo ibitekerezo bishoboka. Ikindi kintu cya mbere duhora nacyo nyine abari amikoro, kumva na mikoro n'icyo kuri notice ko kureba badashobora, ntabwo wabwa bwashatse kuvuga ati nishimiye rwose Pati mfite miliyoni 50, ntacyo reka muremere mukubitiro wenda n'akajana kuri momo, ntacyo pe, cyane pe, ntabwo nta mafaranga aba makeya. Iyo umuntu agukunda agushyigikiye akubwira ati kugira ngo impano yawe itaza kuzima, buriya kenshi nabwo tuvuga ngo impano yazimye, kuko nyine ntabwo nakora ikintu cy'umweru mba mu nzu nyirayambwira ngo sohoka,
ntanjye ubwanjye imyenda yarancikiye nicyo kibazo cy'abantu akenshi duhura nacyo nakaba nanakigusubije cyagiye mbere ubimbaza umuntu abaze ngo warakize kandi we ku giti cye byibura buriya rega umuntu ajya kuvuga ngo warakize igihe uheraho uvuge ngo wenda nashinze boutique nza guhahira iwawe sibyo nibwo ndushaka kuvuga ngo nguteze imbere nise twebwe nimba kuko mfana urumva ukaba wumva ubwawe ushobora no kuncaho ntume n'ijana urumva nta yindi wenda tuvuge ngo mfite ikintu runaka gutya nkoreramo business ntago nsabirije pe ntago nyansaba ngewe nimba nta kintu wahaye umuntu se wumva ko ayo mafaranga yakuye wumva ko nakize wiyumva ko nakize wiyumva ko nakize nakijijwe n'ikireba ariko uwo muco rego ugomba no kuba nta n'ikintu bitwaye niba umuntu yaririmbye ikishima yagusekeje yakoze kuki se umuntu umwishyure yuko wigishije umwana wawe umwana akishima ngo uko byishimira ko umwana wawe yamenye gusoma no kwandika ukavuga ati nawe akira ishimwe ry'uko umwana wanjye amenye ikintu kintu kuki wumva ko nimba nagukuriye ikintu wavuye mu kazi ufite stress iki n'iki kuki utavuga ati tukugeneye ishimwe ry'uko abantu bagomba kubimenyera uretse no kuba ngo yakanzere arabireba kuba yabirebye se no kuba umuco abantu bamenyere nka hari abantu babigira sisi hari abantu bikora cyane pe yavuga ati gapati rwose mukubite nk'aka ayariyo yose ayariyo yose niyo cyaba ari igihumbi kuriya ariko arafasha uwo muco ni mwiza abantu bazawige ni byiza rwose cyane kabisa ya pati ntekereza turimo gusoza hari ubutumwa bufite bwihariye ariko icyo numva uze gukomozaho cyane turimo tunasoza uze kumfasha mu magambo make wabwira abantu ko byo byose urabona ukuntu umeze uzi ubwenge nyine ndabibona ntabwo wakorera nta bwenge ufite ntabwo wakwiga ubwubatsi burakomera cyane gikomera cyane kuba wambaye amaherena ufite n'umusatsi umeze gutyo bishobora guhurira he no kuba utaba umuyobozi kandi ufite ibitekerezo byayobora mu by'ukuri ko hari umuntu ukuranga gutya akaba yabona ko ufite ubwenge ufite n'igihagararo cyiza uri n'umusore akumva ngo ntabwo ashobora kuguha nk'inshingano zo kuba waba nka meya ibyo bintu byumva ute ni ukuvuga ngo ukaba wakwimwa nk'amahirwe gutyo urumva bikwiye ntabwo bikwiriye cyangwa se kubera ngo uri umukomediye ntube wahabwa ayo mahirwe abantu kenshi bajajinga uburyo bakubona ariko nyine nicyo kenshi nicyo cyica abantu ntabwo kuba nyine mbona gutya mfite umusatsi umeze gutya mfite amaherena ntabwo bivuga ko ntatekereza si nuko mbishyiraho kuko mbikuyeho nyine nabyo byatwara amasegonda se kubikuraho kuko gushusha ordinaire ahubwo uburyo umuntu agaragara ntabwo aricyo cyerekana icyo ashoboye cyangwa icyo azi ugaragara gutya kugira ngo wisanishe na muntu urimo kuko twebwe ntabwo ducuruza byonyine ku ibyo dukora ubwacu amasura yacu n'uburyo tubayeho nabyo ni ibintu ducuruza kuko fotora nanjye ahangaha nje nambaye mfite skin head sibyo nambaye nk'ino myenda y'iroza ntibecuruza se mu isoko tugahurira ahangaha ikintu cya mbere utawibaza uvuye muri gereza uracitse cyangwa ntiwumve ko ari ikintu nyine nahise nateguye nyine bitewe n'ibintu njemo uburyo abantu kenshi bajajinga bitewe n'ukuntu bakubona nta nubwo ibyo bintu ngiye ndabibona ariko mu buzima bwanjye ukuntu ntese undi umuntu ukunda kuvuga ibintu byinshi sinzi no kubwira umuntu ngo wanyumvishe buriya umuntu akenshi iyo aguhaye umwanya mukaganira ubumenyi uba uriwe n'icyo utekereza ariko akenshi abenshi ntabwo uwo mwanya wabuguriza bitewe n'ukuntu bakubona ntabwo biragoye ko ndi bukine ndi ikirara mfite ordinaire urumva nambaye ikositimu ndi kugenda mvuga ati mwaramutse neza numve n'ikinyabupfura biri bugore n'umuntu akubwira ati ibintu n'umura ntabwo biza nta kirara gisa gutyo urumva ariko ko turi muri entertainment showbiz uzarebe n'abantu bose ntabwo tubigana ariko kuki wibaza ngo kuki showbiz aho ivi kagera mu isi yose buri wese afite new look nicyo acuruza kuko uramutse umbwiye ngo genda runaka turwaye post runaka genda uyikoreremo ugire ibintu runaka ukora ako kanya nyine mba ngomba gusa n'iki n'ibyo bintu ngiye gukora n'ibyo bintu ngiye gukora naza muri interview nambaye costume ariko bitewe n'ukuntu ako kanya uhise umbona hari ubundi buryo uhise umfata ibyo ni amakosa ntabwo buriya burya akenshi kiranazira ko wabwira umuntu ngo ni amakosa kubera imitekerereze ni uburenganzira bwe ni amakosa pati ntabwo umuntu akwiye kubona ngo ahita gutekereza icyo nicyo kintu kigomba kuva mu bantu rega nicyo ituma nawe umuntu aba yaguhamagara bidufasha n'urubyiruko rutekereza gutyo ntabwo umuntu aba agomba kubona ngo ni uko wambaye mbere ntabwo iyo umuntu umubwiye ngo iyo umuntu umubwiye ngo iki kintu ukibeshyo hari abantu
muri rusange cyane cyane abantu bakuru biragoye ko umuntu mutoya umuntu muri generation yanjye umuntu muri showbiz abari iyo tutaranganiriza nyine bora kenshi ko tugaragara twese kugira ngo umenye ko umuntu atekereza n'uburyo ibintu yabishobora cyangwa wumve n'ikimuvamo nuko mwavuganye si uko agaragara inyuma iyo umuntu ataguhaye umwanya ntabwo nyine yamenye icyo utekereza kandi rero kenshi abantu bakuru akikubona nta mwanya guha uburyo ugaragara nyine arawugwa cyangwa akawukwima kuza ngo ufite amaherena ufite dread ufite iki ukijya no muri company even iyo company yabirimo iragwa kandi ari umuntu wayizamura utusubire direct gubwira mbaye amaherena kuko gusa nyine niko abantu ufite look wenda yaba kukinyere kuko kuba nta kuva mu Rwanda abantu bakuru cyangwa abantu bafite companies zabo iyuje ufite ka ordinaire sibyo ordinaire uri yogoshesheje neza nta maherena ufite ngende muri showbiz wambaye costume wambaye tisi yawe urakeye niyo nta bwenge tuvuge gutyo abantu bafite ubwenge ariko nyine nta bumenyi ndabuhagije urana ko haba ikintu cyitwa wenda guhatanira akazi nge nshobora kuza nkurusha ibintu runaka tuje wakora hindura ibintu byinshi ariko ngiye ntibanatume ninjira kuri uburyo ngaragara bivuge ngo rero biranashoboka ko umuntu ashobora kwiba no kubeshya akoresheje umwambaro cyane rwose umwambaro w'icyubahiro cyane rwose akaba yagaragara nk'ufite ubwenge kandi nta bushobozi afite ubw'icyiza no kureba mu bitekerezo by'umuntu kurusha kureba rwose uko agaragara abenshi uzarebe niyo mpamvu usanga bakubwira ngo umuntu ufite discipline bigaragarira mu buryo ngo nyine yambaye pe n'uburyo agaragara bivuze ngo wanabyifashisha ukora amahano nese tuvuge ko abantu bose bambara mu buryo bwabo gutya nambaye nta discipline uko mbonamo ahubwo imbere y'umubyeyi already mfite zero discipline sinzi impamvu wenda uwabashije kureba kino kiganiro ni uri bufata umwanya avuga ati uyu muhungu afite discipline uburyo mvugamo uburyo nitwara muri nyine we ni uri bubijudging ko umuntu agaragara bitandukanye nyine uburyo ateye cyane pe cyane ibyo byo rwose no kuri ntekereza ko n'imyumvire abantu izagenda ihinduka ko rusigeta bizatwara igihe ariko ntekereza ko abantu bazagera bakabyumva nk'uko byateye imbere ntekereza ko ntabwo bari ku rwego bashaka umuntu uko afite tatuwaje nese abantu tatuwaje afite n'amahera araba IT bakome wa muntu ushobora gukora n'ibintu ushobora guteranya n'ibintu erega biriya kenshi cyane pe biriya haba ari ubuzima bw'umuntu bwite njye niko mbifata mbona ari nk'ubuzima bwite bw'umuntu nimba kuba akazi kawe yagakoze neza aritwara neza mu kazi aritwara neza ntasuzugura ntatinda ku kazi afite imico runaka idafite ahantu ibangamiye akazi nimba ntacyo bitwaye mu akazi ngo uko agaragara kuri nzi umuntu najya muri company yawe tuvuge ndafite dread sinzi ukuntu mabonye gutya tugaragara ni sari ko hari kunaje gusanga abantu bafite dread bo nimba wagira ngo ari ikintu bazira musaza ahubwo hari umwera kwa n'ibyara umuzungu arimo kumbwira ngo kuko ngiye ngo abantu ngo bambara ngo amashati agatereza cyane ngo abantu mbona bashobora kuba babeshya kuko biriya bintu ngo n'umwere ushobora kwitwikira ufite nk'ibintu ababyeyi bikora abambara kuri bose cyane ntabwo nabeshya ariko hari abajura bakomeye cyane bajya kwiba bakoresheje costume kuko ubona ko batari buze kwinjira ahantu batambaye costume ubwo ambwira ko ngo burya umuntu abona ukuri ubaho mu buzima bwe butabeshya ngo umuntu ushobora kwemera gushyira tatuwaje akabona abandi barabyanga bakabishyiraho ati umuntu ngiye namugira inshuti ati kubera iki se nyine aba yabyemera ati umuntu ntabeshya ntashaka kwisanisha na rubanda nyamwinshi we yakoze rwose ibyo biba bimurimo mu gihe ntawe kuvuga ngo byabangamira runaka se bitabujije umuntu gusinzira urumva uburenganzira bwe byo rugomba kumvikana cyane kabisa kuko inaha benshi nyine ukuntu ugaragara wanabikoresha ubeshya abantu wabikoresha ubeshya cyane kabisa kuko byiza rwose no kumva ibitekerezo uko nshobora kwinjira ahantu nambaye costume natebeje ntavuga ndi seriye ugatangira kunyekera kandi kazi nkora sometimes niba nansake wenda nimba abantu bari guseka none se nshobora guca nk'ahantu gutya yogushishije ordinaire pe musatsi mukeya nambaye bimwe bavuga ngo ni byiza cyane buri umuntu wese kuntu yambaye niko babifata kari neza nambaye costume natebeje nambaye cunganya hasi seriye mwaramutse mwiriwe iki ari njanga kureba bakakure hari nubwo batanaguhagarika kuvuga ati uyu muntu ko biri ntabwo kenshi babikwakanya bavuga ati uyu muntu arakomeye cyane ahubwo nka minister wenda kuko minister si umuntu ukomeye se nuko ndatatunga umusatsi
ashobora kuza yambaye yambaye amaherena n'iki bakamuheza hanze kandi wenda yaje mu myidagaduro ari minisitiri w'umuco na siporo kamutuma hanze yaje yambaye kandi yaje muri iyo monde nyine ya entertainment ashaka kugira ngo abantu bataza kumwikoma gutyo nyine tu uburyo ugaragara abantu barabijaje kandi ntabwo ari byiza nyine bagerageza babihinda ko nabyo bizazana gahoro patera umuntu muri famille yanyu wakinye comedy nta n'umuntu muri famille yigeze ajya muri wawe uwo mubo dukinana barimo barimo ariko ntago urumva bajemo kubera njyewe nabazanyemo ariko famille ho nta muntu nzi byibura wigeze ujya no muri entertainment iyo ariyo yose yaba gukora ibintu runaka ahubwo nshobora kuvuga ngo hari umuntu bikomoraho gutya ariko utarigeze ubijyamo cyangwa undi muntu dufite nk'umusaza wanjye nyine ni umuntu ukomeye Evie ni umunyarwenya wo mu rwego rwo hejuru ni umuntu nyine yagusitse kuko papa umbyara nyine umunyarwenya ukaza nyine ni wa muntu ushobora kwicara gutya nkanamukoraho ibitekerezo we ntabwo wenda kuko urumva mba mbitegura narabigize akazi ntashobora kumenya ngo ni ibiki kuko ushobora no kumenya igitekerezo nkumva yakimara nabi kurusha uko yanteramo story nkayikuramo ikintu kuko ntabwo nyine abisobanukira ko niba umuntu ushobora gutera story akicaza nk'ingo enye eshanu zose akazisekereza icyarimwe kanumva yari seriye cyane rwose ibana ari kukubwira story rwose akakubwira ibintu by'ukuri bipfuye byose akavuga ati mbega umusaza aratwika koko utekereza ko birashoboka ko ariko ngire ngo yaba ari yana principal yabizeye kugira ngo na papa ni umuntu wa mbere nyine onyensipiringa kuko arabisobanukiwe wenda ntago abihugukiwe cyane nkuko kibikina umwuka wenda we ashobora no kuza gutya ntanabigiye usibye ko atanabijyamo we umuntu udakunda itangazamakuru kurigaragaramo ariko ibintu byose dukora babireba akanakubwira ngo ubutaha nukora aka kantu uzongeremo tuno tuntu gutya na gutya kumva ko nyine arabizi nyine nuko atigeze abibyinjiramo gutya nyine ni umuntu mukuru tubone twasazara murakoze cyane ntabwo tukuniganye ijambo oya uzi ikintu nababwira ni iki ikintu wenda navuga ni ugushimira abantu badukurikirana nawe ndagushimiye ubwawe kugira ngo umuntu agurize umwanya nyine uze kuganira n'abantu ufana ibintu byawe nta kibazo kuko urumva hari abantu baba batubona gutya ku makamera cyangwa kuri screen zabo batazi wowe nyine wanyawe bo mu buzima busanzwe pati n'inyuma yabirakora ni muntu ki nyine uburyo utekereza hari n'abantu bumva ko nyine duhora muri ya monde tu ariko wabashije gukurikirana kino kiganiro nyine yabashije kugira isura runaka nyine abibonamo mbonaho no gushimira abantu badukurikirana buri munsi badushyigikira ku ma YouTube channel yacu gukora subscribe ni ibintu byoroshye wakunda video twakoze ugakora share ni ibintu byoroshye niyo nkunga ya mbere dusaba abantu badukurikirana ikindi nkanisabira ababyeyi kubura kenshi kutajya kumva ko buri ntago nje nshishikariza abana ko bava mu ishuri kuko sinanabigushyigikira ariko buri impano ni ikintu gikomeye umubyeyi uri gukurikirana televiziyo rwose nuzajya ubona umwana afite impano runaka ubona ko yamugirira umumaro itatuma bikirara nkuko benshi bavuga ati iyo ugiye muri ibi bintu runaka wisubikirara uzamushyigikire kuko buri impano ni ikintu gikomeye cyane impano wayikuramo ibintu dushobora no gukura mu ishuri byaguhiriye buriya none ugize n'umwana akakubera imfura akagira discipline buriya akenshi buriya rega nubwo bavuga ngo abantu barahinduka umuntu ahinduka bitewe n'uko yarezwe njye niyo wanjyana mu bantu bamwe ibitabi bakanywa n'ibiki kubera discipline njye nakuriyeho uhinduka rega n'ubundi kuko uba udashobotse naho ubundi umwana wawe muzi nyine wamuhaye uburere ibi bintu ntiyabirengaho ntiyahinduka uri impano ni ikintu gikomeye cyane uzajya ubona umwana azi gucuranga ku myaka 5 utangira ukajya umugura akagitari cyangwa nimba udafite n'ubushobozi ukajya umutembereza ahantu bayifite cyane uko nguko ko buriya ikintu nasobanura ntibatungwa n'umupira hari ishuri riwigisha kandi ugasanga nuko yakuze gusa ukunda ugasanga ni abantu bahembwa amafaranga menshi cyane impano yaguhembye ngewe mba numva nta n'ikintu nzigera ishuri nzarikuramo byinshi cyane pe niyo mpamvu niga ariko kugeza ubu ngubu igihe nigiye nta bintu ndabona nk'ibyo nakuye mu mpano ibyo mfite nyine mvuga ngo by'agaciro nabikuye mu cyane so that's why nkubwira nyine ndi kwiga kugira ngo nzabe umu engineer ukomeye byinshi ntegereje mu ishuri ko ndi umunyarwenya kugeza ubu ntunzwe n'urwenya
nambikwa n'urwenya nkarihirwa n'urwenya ibintu byose n'urwenya ni byiza cyane kabisa Imana rwose izagufashe byaguke Pati bigere kure cyane rwose binafashe n'abandi kandi hari n'abo hakazi birumvikana cyane Pati turagushimiye cyane kandi tukifurije kwaguka ukagera kure murakoze cyane Imana ibamugisha namwe akazi keza umuntu umwe yararwaye indwara yo kwibagirwa aza gusanga muganga uvura indwara zifata ubwonko kugira ngo yumve niba hari icyo yamufasha hanyuma ageze kwa muganga nk'ibisanzwe muganga amubaza uko indwara yamufashe kugira ngo arebe uko yamuvura umurwayi niko guhindukira abaza muganga ati ahubwo se uragira ngo ndibuke icyanzanye hano umuhanga mu gutekereza Aristote yavuze ko ikintu gituma duseka ari igihe ikintu kiba mu buryo bunyuranye cyane n'icyo twari twiteze kumva cyangwa kubona mbega ibintu biterekeranye abantu kandi ngo basetswa n'ibintu basanzwe bazi ariko bikozwe n'umuntu utakabaye abikora wenda nk'umuhungu yigana umukobwa umwana yigana umubyeyi utanga amabwiriza mu rugo n'ibindi nk'ibyo ubundi ngo gusetsa ushobora no kubikora ushaka kureba ikintu umuntu yakoze mu ibanga ngo wowe icyo ukora uramusetsa ngo uyu muntu yasetse cyane ngo akenshi icyo kintu aba asanzwe agikora cyangwa yarigeze kugikora ngo cyangwa hari ubundi buryo iki kintu akizimo budasanzwe cyane cyane iyo ari bya bintu abantu dukora ariko tukabigira ibanga nko gukora imibonano mpuzabitsina kwiba kubeshya n'ibindi nkabyo